mwanya munyemerere tuwukoreshe mu buryo bw'umwanya padiri akadufasha kuyobora muri kano kanya, hanyuma tukaza gusezera twakurikizaho gusezera kuko turi aha ngaha rero tuba tugenda dukoresha 15 turasezera duciye muri zino nzira. Murabona iriya shashi itukura, hari ababishinzwe bari baradufasha radiyo batubwira dusiga zino ga dusige mara dukomeze tujya mu modoka. Uyu mwanya mutagatifu ugira mwiza tuje kukuramya no kugukuza, batumiwe n'ubuntu n'imbabazi ugira, bagana nde wundi ko ari wowe wenyine ufite ijambo ubugingo bw'iteka, ubuzima tuje kugushimira ubugingo udahwema uduha umunani ntawugusanga wabura umuvunyi n'ubwisanzure. Mu myaka yose twakumenye waratuyoboye ntiwatujimije tugukomeyeho, tuzi wawe ugira mwiza tuje kukuramya no kugukuza, twatumiwe n'umuntu n'imbabazi ugira. Ko tutanguriye kuri iyo ndirimbo nta wundi twogana atari Imana, muri iki gihe turi hano tuje gusezera umuvandimwe wacu Nshuti Karori akaba n'umuyobokeramana. None rero uko kwema niko kutuzanye, tubanze twiyoroshe dusabe imbabazi Imana, dusabe ikigongwe icyaha cyose twakoze. Imbere Imana ishobora byose, imbere yanyu bavandimwe ko nacumuye rwose mu byo natekereje, mu byo navuze, mu byo nakoze no mu byo nirengagije gutunganya, kuko naratinze rwose. Nicyo gituma ninginga Mariya Mutagatifu muri iki giteka n'abamarayika bose n'abatagatifu bose namwe bavandimwe umusabire ku Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose nitubabare dufite ibyaha byacu ngo bizatugeze mu bugingo bw'iteka. Amina. Nyagasani tubabarire, Nyagasani tubabarire, Kristo tubabarire, Kristo tubabarire, Nyagasani tubabarire, Nyagasani tubabarire, Nyagasani akira uyu muyoboke wawe Nshuti Karori Charles washatse ko akwitaba ukamukura muri iyi si umujyani wawe, igihe cyo kuzuka azabone umwanya mu ikuzo ry'abatoni bawe. Tubisabye kubwa Yesu Kristo umwami wacu, Imana mubana mugategana mu mwebwe ari mutagatifu uko ibihe biharusimburana iteka. Amen. Twumve rino jambo dukura mu baruwa Pawulo mutagatifu intumwa yandikiye Abanyaroma. Niba turiho tubereyeho Nyagasani, niba kandi dupfuye dupfira Nyagasani, twabaho twapfa turaba Nyagasani. Koko rero nicyo cyatumye Kristo apfa ku musaraba, twari ukugira ngo abe ari we ugenga abapfuye n'abazima. Iryo ni ijambo ry'Imana. Rero bavandimwe tuje gusezera, kugira umuhango wo gusezera twibuka icyo uyu Nshuti Charles yari ari mu muryango wacu, ubushuti bwari dufitaniye. Ubwo bushuti rero nibwo tugiye gushikanira Imana mu kumusezera tumwibuka. None rero bavandimwe ndamuhe umugisha w'Imana, namwe mukurikireho mu musezero tuguye umugisha. Ni wowe wayahaye umugisha igihe wayakandagiramo muri Yorodani
maze rero umubiri wawe wuje ikuzo uwutagatifuza kuri ubwo buryo. Ububasha rero bw'Ekleziya igaragara nawe ukaba ari we uyiyoboye, ndayahaye umugisha mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Rero mushobora kuzunguruka muri kandi mugasezera umukandida wacu. Abo bikomeye unyitaho Yesu, ni wowe ugenga wanjye Yesu, wanini y'ubuzima bagusingizwe na bose n'abatakuzi, kare kabona we ni wowe ugenga wanjye Yesu, wanini y'ubuzima bagusingiza, ni wowe mugenga wanjye Yesu, wanini y'ubuzima bagusingiza. Urukundo rwawe runtera imbaraga, rukasindagiza aririmba haleluya, ni wowe mugenga wanjye Yesu, wanini y'ubuzima nzagusingiza, ni wowe mugenga wanjye Yesu, wanini y'ubuzima nzagusingiza. Fasha gukunda Yesu kuko wankunze, umenye ari wowe mugenga, ni wowe mugenga wanjye Yesu, wanini y'ubuzima nzagusingiza, ni wowe mugenga wanjye Yesu, wanini y'ubuzima nzagusingiza. Abo bafitiye umugambi, ni wowe mugenga wanjye Yesu, wanini y'ubuzima nzagusingiza. Muri tekerezo byayo icyaha cy'inkomoko, umuntu wese avukana, niwe Yesu cyanuraho, hari n'igitekerezo muri tekerezo byayo, kuva mu isi itangirira
yawe mu bitekerezo byayo. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuzuye muhorana n'Imana, wujuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wawe arasingizwa. Uragisara abanyabyaha mugiye kuzatura. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, Yesu wacu tubabarire ibyaha byacu, tubirinde ibyaha by'abantu kandi uziyobore inzira y'ijuru, cyane cyane igikora cyo
kandi bari aho uri mu buzima bavandimwe twitore kandi twemera yuko twese tuzazuka. Ni muri uku kwemera ngiye guha uyu murambo umuvandimwe inshuti Sharire umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Muvandimwe, abamarayika bakujane mu ijuru, nugerayo abahowe Imana bakwakire bakugeze mu mugwa mutagatifu wa Yerusalemu. Urugaga rw'abamarayika nirukwakire maze ubone ihirwe ridashira hamwe na Lazaro wahoze ari mukene. Tubisabye ku izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nyagasani Yesu n'abane namwe. Ushobora byose n'abaho umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.
nyagasani yesu kristo igihe tumaze gatatu bumva watagatifuje imva z'abakwemera, ni nayo mpamvu imva y'umuntu ihora itwibutsa ko tuzazuka. girira ubuntu bwawe uhe uyu muyoboke wawe nshuti Charles kuruhukira amahoro, uhe n'umugisha iyi mva igiye kubika umubiri we, kugera igihe uzamuzurira mu rumuri rw'iteka, wowe uduha kuzuka no kubaho iteka ryose. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Bavandimwe, Yesu Kristo yavuze ati nijezuka n'ubugingo, unyemera naho yoba yarapfuye azabaho, byongeye umuntu wese ariho kandi akanyemera ntateze gupfa. Nimuco rero turagize Imana uyu muvandimwe wacu watuvuyemo. Imani wewe Mana y'ukuri, wowe soko y'ubugingo, turabigusavye. Nyagasani waririye ku mva ya Lazaro, duhanagure amarira, turabigusavye. Muhagire umuvandimwe wacu amazi ya batisimu, umugiriraho ikimenyetso wigishije amavuta ya batisimu. None rero mwakire mu bana bawe, turabigusavye. Wowe Mana y'ukuri, wowe soko y'ubuzima, turabigusavye. Uyu muvandimwe wacu wamutungishije umubiri wawe n'amaraso yawe, mwakire mu mukiro w'ingoro yawe, turabigusavye. Wowe Mana y'ukuri, wewe soko y'ubuzima, turabigusavye. Natwe ababatijwe n'uyu muvandimwe, akaba n'umwana kuri bandi, akaba n'inshuti ku bandi, dukomereze mu kwemera no mu kwizera ubugingo bw'iteka, turabigusavye. Wowe Mana y'ukuri, wowe soko y'ubuzima, turabigusavye. Dusabe. Nyagasani Imana yacu, bw'impuhwe umugaragu wawe, umuyoboke wawe nshuti Charles, ugirire ko yahoze yifuza kukubera umuyoboke udahemuka, maze ureke kumuhanira ibicumuro bye yoba yarakoze. Ukwemera kwe kwamuhuje n'umuryango w'abemerewe Kiliziya. Ubuntu bwawe nibuhuze n'inteko z'abamarayika n'abatagatifu bose, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.
uko imana ishobora byose yashatse kwihamagarira umuvandimwe wacu nshuti Charles tugiye kubika mu mubiri we mu gitaka kugira ngo dusubire aho aturutse, kandi kubera ko Kristo ari uwa mbere mu bapfuye akaba ari nawe uzaba umubiri wacu gusa, n'umwe wazutse muze dutakambire umuvandimwe wacu kuri Nyagasani kugira ngo azamuzure ku munsi w'imperuka amushire mu batagatifu mu bwami bwe. Nyagasani muhe ihirwe ridashira maze bahinduka amahoro. Nyagasani muhe ihirwe ridashira maze umwiyereke iteka aruhukire mu mahoro. Nyagasani muhe ihirwe ridashira maze umwiyereke iteka aruhukire mu mahoro. Amasengesho ye n'ayacu natugirira akamaro imbere y'Imana, kandi ayacu aje amufasha igihe tugitegereje izuka rizadusuhuriza twese mu mahoro. Tuvuge duti dawe uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ingoma yawe igere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunga riduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubarira abacumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. Amina. Byacu kuko natwe tubarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. Ndakuramutsa Mariya, wuzuye umwana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umubyeyi asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, uraje udusabira abanyabyaha kuri n'igihe tuzapfira. Amina. Nibuke ko ntabigeze kumva wasubiza inyuma waje kongeraho ukabutakambira mu burengero bw'isirere, nicyo gituma mwizera ndavuga namuganira amagare ko n'umunyabyaha ujye umukiza wirengagiza ibyo mubwira kuko umubiteho. Amina.
ngo rero ko umwana wawe Yesu Kristo mu rupfu rwe rwo ku musaraba yababaye cyane kandi ko kubera ubuzima bwe burusha urupfu imbaraga yemeza ko tuzabaho nicyo gituma hamwe n'abatubanjirije bakaba bafise ubuzima muri wowe hamwe n'urugabo rw'abatagatifu bose tugusaba duhuje imitima turirimbe ya ndirimbo ya Bikira Mariya idufashe. Nyagasani umutima wanjye uhimazwe n'umukiza wanjye kuko yitegereza ubukene bw'umuntu dore kuko ubu amasekuruza yose azagera yagiriye ibintu by'agatangaza izina rye ni ritagatifu kandi abamutinya bagirire impuhwe kuko amasekuruza agenda asimburana n'amasekuruza yerekanye imbaraga zimuri mu maboko yatatanije abikuza mu bitekerezo by'umutima wabo yahananuye abategetsi bakomeye bava ku ntebe zabo maze ahuza abakene abashonje yabagwirije byiza maze abakire bagenda amaramasa yatabaye Israeli uhungaraguwe kuko yibutse impuhwe ze kuko yari yarabibwiye abakurambere bacu agirira Aburahamu n'urubyaro rw'iteka ubawe data na mwana na roho mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka ubawe n'ubundi iteka ryose amen. Dusengeze Imana yaduhaye ibyiza iduha ubugingo bw'iteka. Dusabe. Mana nzima turarangije umuhango wo gushingura Nshuti Charles akaba umuvandimwe wacu akaba ikibondo cacu kuri bamwe akaba n'umugenzi reka akaba byose mu muryango yego urupfu rwadusigaranye intuntu n'akababaro n'agahinda ariko twakwizeye muri rino sengesho twashikirije hano mbere naho yari asanzwe abitse
none rero Mana nzima kubera uko kwemera twaje tukugaragariza nukomeze uko kwemera kwacu umutwakirire mu bamarayika bawe mu ntore zawe z'ijuru n'abatagatifu bawe bazatwane asenga iteka umwami muremyi wacu tubisabye kubwa Yesu Kristo umwami wacu amen. Nyagasani Yesu nabane namwe Nawe kandi nimuhorane ushobora byose n'abamugisha mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amina. tujane amahoro ya Kristo. Dushimiye Imana. tugenza twese ni kimwe twaherekeje umuvandimwe umwana ku babyeyi bakuru inshuti umuvandimwe wacu nshuti shari ntabwo rero twavugira rimwe twahisemo ko muri iki cyaro turimo hari bamwe baduhagararira bakatwibutsa imibereho ye ariyo mpamvu mfashe indangururamajwi kugira ngo bakore uko turi bukurikirane. Mana nzima wari waraduhaye inshuti shamwe uvuye gushingura ukurikije imihango ya Gikristo turagusabye n'ubu turi hano imihango yo gukomeza tumwibuka kandi dufatana mu nda dushyigikirana twihanganisha n'umuryango usigaye na nshuti ari ikimenyetso cyo gukaraba cyane kigaragaza ubumwe cyane kigaragaza urukundo cyane kigaragaza ubufatanye mu miryango. None rero n'ubu turakwiragije ukomeze ubana natwe ntiduterwe ipfunwe n'uru rupfu turagatsindwa warutsinda ku musaraba ahubwo utubera akaryo ko gutekereza ejo hacu heza ejo aho tuzosanga uwacu mu ijuru inshuti sharire kugira ngo tuzakwishimire nawe iteka ryose. Ibyo nabyo ntabwo twanabyishoboza ni wowe musa wenyine ubishoboye kudufata akaboko ukadutambutsa ugaduha kurwana intambara yo kuri iyi si intambara dufite mu Rwanda zisubiye kibi agomba kudutsinda ariko wowe ukaturengera ukadusabira. Yegereje kandi dufatanya n'umubyeyi wacu Bikira Mariya umubyeyi dukunda nyina wa Jambo we yamye ababarana n'abababaye akishimira n'abishimye ngo nawe aduhakirwe adusabire. Tubisabye kubwa Yesu Kristo umwami wacu ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. inshuti muzi kuva mwaka muri 1989 muzi n'umuryango mugari afite ababyeyi bose afite ba nyirakuru
afite ba se wabo, afite ba nyirasenge, ari umutesi mu rugo. Icyo gihe muri uwo mwaka ngira ngo ashobora kuba yigaga mu mwaka wa mbere yisumbuye muri Collège Saint-André, yiga ari externe, afite bakuru be, afite bashiki bakuru, yari umwana ukurikirana n'umuhererezi mu nzu ya papa we. Ubwo nanze kuvuga umuryango kuko yari mu muryango mugari ufite inzu zitandukanye, yakurikiranaga n'umuhererezi mu nzu ya papa we. Nk'uko nari namenye ninjiye muri uwo muryango nawubayemo mbana nawe kugeza ubwo muri 1993 dutangiye kubana rwose mu nzu mu rugo, akiga i Nyamirambo agataha mu Gatenga. Arabizi ko n'ibyo bihe bitari byoroshye muri iyo myaka ya 1993, ariko inshuti yarwanaga akajya ku ishuri agataha. Muri 1994 nihuse mu kwezi ku itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri ari kumwe na nshuti mu rugo, duhura n'amakuba akomeye ariko turayatsinda. Igitero cy'abagizi ba nabi ari mu bugizi na mwese muzi cyaraje kinjirira iburyo duca inyuma turanyura isanga dusimbutse urugo, kinjira mu rugo kagenda gisenya inzu yose, kica ibintu byose, ariko turagitsinda. Uwo munsi inshuti yacitse urupfu. Kugira ngo Imana yari yageneye yuko adakwiye gupfa muri kiriya gihe, kugira ngo mwese muzaze mumushyingure mumuherekeze. Iyi ni inzira yacu twese, nibwo tugomba kuyakira, ariko ni inzira yacu twese. Ibitangaza by'Imana rero birakomeza. Ubwo nabwiye ko hano mu kwezi kwa kabiri kwa 1994 twarahunze nyine tuva mu rugo turajyana njya gushaka inzu i Nyamirambo. Inzu nayibonye ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatatu kwa 1994. Tubiramo nanone ko byo noneho byari hafi y'ikigo, akiga ataha mu rugo. Nanone haza kuba ikintu gisa n'iki kimaze kubabwira, baje mu biruhuko bya Pasika, impinga bakurikiranaga ari wa muhererezi iwabo yiga Kabusunzu kuri Pasi. Yaciye rero kwa Jean mu Biryogo, Jean mubyara wabo, Karoli nawe aza mu rugo, ariko ku itariki 6 mu gitondo ajya kwa Jean kugira ngo ahane gahunda na mpinga aze gutaha.
kubera ikiganiro cye baraganira amasaha ababana menshi kandi yagomba kugaruka mu rugo kugira ngo afate ibikoresho bye abijyane. Ahendahenda mpinga ati reka tuzagende ejo, ndaterekada wabaye wabizanaga. Ubwo mpinga we afata inzira ajya gutega imodokari arataha, Karoli agaruka mu rugo. Ku mugoroba wa saa 2 saa 3 yandagira hano ihanutse abantu bose bari mu rugo mu gitondo cy'itariki 7 bose nta muntu wasigaye. Inshuti arasigara, turasigara. Abantu bose bari aho ngaho baba nabwiraga ari uwagiye ku manywa ari ba nyirakuru, ari ba se wabo, ari ba nyirasenge, bose baragenda, inshuti arasigara. Ubwo rero twatangiye inzira y'ubuhungiro, turagenda duca Rebero, tuva Rebero tujya Gishushu, tuva Gishushu tujya Kabuye, tuva Kabuye tugera Ibyumba. Tugeze Ibyumba nibwo yemeye kujya mu ngabo. Ubwo ngira ngo arafite niba atari imyaka 16 12 ajya ku rugamba kugeza mu mwaka wa 2000 nibwo niba ntiyesheje niba atari 1992 nibwo yavuye mu gisirikare araza asubira mu ishuri. Ibyo byose baje kubabwira byabaye ari mu mwaka wa 4, araza mu mwaka wa 5 ariga aratsinda neza, arangiza amashuri yisumbuye ajya mu mashuri makuru, ajya muri kaminuza yiga amategeko. Ariko muri icyo gihe yiga kaminuza, noneho twarakoranaga ku kazi. Karoli akaba umuntu udashaka urupapuro ruba ku meza ye, ibyo agomba gukora akabikora ku gihe kandi vuba. Arangiza akifatira ibitabo byo gusoma. Buriya Karoli yarazi amateka menshi yose bidashobora kwemera. Bari basanze afite impyiko, ubu yari yamushakiye umudoneri. Dosiye ye yaritegereje kwinjira kwishyirwa mu kanama k'abaganga, niba yaritegereje mu kanama k'abaganga kugira ngo yemezwe ajye gukorerwa transplantation. Kandi ubwo burwayi ntabwo bwari bwamukomerekeje cyane, mu ntangiriro yabaye nk'uwikanga, ariko aho ahuriye n'uwo mudogiteri rwose Imana izamugisha pe, amuha morali ku buryo yababaraga ariko ntubibone. Ejo bundi rero ku itariki 29 z'ukwezi turangije nibwo yikubisemo icyo cyadutse. Kiza vuba cyane, cyumweru yinjira ibitaro, kugeza ubwo byanze nabwo kandi byanga. Abaganga batangiye kuduha icyizere kuko njye naganiriye na muganga wo kuwa 6 kuri ku itariki 6 ahari, arambwira ati uko nakiriye Charles ntabwo ariko kimeze, ibintu byarahindutse kandi birahinduka neza. Ati ndumva mufite icyumweru kimwe hano Nyamirambo, ndimo ndamushakira icyumba Faisal, aba umurwayi urimo ushobora koroherwa bagasimbura. Ubwo ni kuwa 6.
ntabwo rero icyumweru cyakunze kuwa mbere mu gitondo ubwo bampamagaye bambwira inkuru mbi. Karoli naruhukiye mu mahoro. Karoli yakundaga Imana, yemeraga Imana, yari umukristu, yasengaga. Karoli yari afite ubuhanga bwinshi. Ubundi imyaka yaragezemo niyo yo gukoresha ibyuzi. Igihe cyari kigeze, ariko Imana yabigennye uko nguko. Nababwiye ibindi yagiye imusimbutsa, yari yaramugeneye ibi ngibi. Abavandimwe n'inshuti biragoye kubyakira, ariko tujye umutima tubyemere. Byarabaye, byabaye, nta kindi twabihinduraho. Amateka ya Charles mu magambo maremare ngira ngo nafata umwanya muremure, nayo ngayo. Kuri njyewe Charles yabaye muramu wanjye kuva muri 1992, bigeze muri 2006 ambera umufasha mu rugo kugeza n'uyu munsi. Ntacyo navuga ku ishati nari ndangije. Ukomeze mwihangane, Imana ukomeze bagirire neza, kandi ndabashima mwakoze gukomeza kudufata mu mugongo. Kandi sinzi umukuru w'umuryango ni uko ari bubigene yerekeye gisoza uyu munsi, ariko ababishobora mwirinze iki cyago, mukirinze bavandimwe, ntabwo gisubira inyuma cyakugeze. Mukirinze mukomeze tube hafi ya Goreti, tubane nawe, dukomeze tumufate mu mugongo, tumwihanganishe natwe twihangana, ko kumusiga mu nzu ya wenyine. Barakoze rero, Imana ikomeze ibongere umugisha. Sabe Goreti yihangane, mbere ko ataritegura kuboswa nawe hafi, atubwire icy'amateka mu Gatenga. Yari afite inshuti nyinshi, imyaka yose Karekezi bababwiye. Bosco abiduciremo. Igihe Yobu byari bimukomeranye, yabuze amatungo, yabuze abana, bose bashize, ba Elifazi bari kumubwira amagambo menshi. Yobu yaravuze ati ariko ibyo mubwira byose Imana niyo itanga ubugingo kandi ikongera ikanabwisubiza. Kuri njyewe no kuri mwebwe mwese, Imana niyo itanga ubugingo, ikabutanga igihe ishakiye kandi ikanabwisubiza igihe ishakiye. Rero hagati yo kubutanga n'igihe yo kuburangiza, yo kubwisubiza, aho hagati aho rero nongera ngo mvuge, ndabwira ngo nshuti twabonanye tugifite imyaka 10, aba mu rugo tubana, ariko nshuti mu mateka ye ntabwo ubuzima bwamworoheye. Twabanye atavuye ku ishuri, ari amateka, ari ubuhunzi, umuntu ahigwa. Nshuti atakaza umuryango hafi ya hose, agira naho atakaza mushiki we yari asigaye. Nshuti muri make urugendo rwe ni rworoshye, ariko hari ikintu namubonyeho. Nshuti yari umugabo utuje. Muri iyi si rero iyo utari umugabo utuje, ibibazo birakomera, kuko byagenda kose ubuzima bwa buri munsi ni ishuri. Ngira ngo Karekezi Buyanga bivuze, nshuti ntabwo yakundaga gufata ibibazo bye ngo abishyira abandi bijye kubabera umugogoro. Yishakagamo igisubizo, yari umugabo wishakamo igisubizo, umugabo utuje. Sinzi navuganye nabi na nshuti, yari atuje, yari atekanye muri we.
bajya bavuga ngo ntabwo Imana yakwikoreza umutwaro umuntu atashobora. Ibyo bintu byose yagiye ahura nabyo bitandukanye, akamera inkuta akajya imbere agahura n'ibindi, byamusanze ari umugabo ushoboye. Imana iba yaraduteguye ahari. Rero nshuti, ngenda gushima muri uru rugendo wakoze, warukoze nk'umugabo, urukora nk'intwari. Ni ukuri ibyo wagombaga gukora warabikoze, none uratabarutse, utabarutse gitwari. Rero ibyo wakoze ni urugero usigiye abari inyuma, mu magambo yo ku ruhande atarayavugiwe aha twese twumva, hari ayabavuga buhoro, hari ayabangwererana. Sinzi ko haboneka umuntu uvuga ngo nshuti yaramuhemukiye. Nshuti bye yashoboraga kubikwihera byose agasigarira aho ngaho. Ni ukuvuga ngo yari umuntu w'urukundo rwose, utanyeganyezwa n'ibibazo byo muri iyi si. Ndibaza ko rero abantumye, ndibaza ko icyo nshuti adusigiye ari ukuba abagabo tugatera imbere. Murakoze. navutse mubona mu rugo, turakurana, agira cyane, ariko mu gihe cyose twabanye na Tonto tubereye umubyeyi, atwigisha urukundo, tugita kugira umurava. Kwakira urupfu rwe biragoye, ntabwo umuntu ashobora kubona amagambo avuga, ariko urukundo yadutoye, ubwo tuzakomeza tugukunda, tuzakubera abana, kandi turamukunda. Imana imuhe uko byashize.
twabikanaga bikomeye ariko twarabikanaga ntiturareba namwe abari rero yagurutse akunda gukina umwana ujya kuri karori karori yakundaga gukina yaba ari bwiye amafaranga amakarori yaba ari amanota yateraga amanota akagera mu bihumbi adahagaze ni ukuvuga ngo karori ikintu cyamuraye ikintu cye cyose ntabwo yahigwaga karori ntabwo yahigwaga no mu ishuri ari umuhanga cyane wenyine muri biriya bihe kugira ngo umuntu abashe gutsinda agere muri segonderi kuko yabaga ari umuhanga wo mu rwego rwo hejuru amaze no gutsinda kwiga ntabwo byamugoraga pe kuko yagiye yiga ataha yari atundukanye na mukuru we w'umugore ariko buri mugoroba kandi bazaga mu rugo mu bigogo kureba babaga hari bacyarabe hari guhinga muri umwana wabo ariko nta mpinga ataraza ni ukuvuga ngo ubuzima bwacu bwari bumwe ntabwo batora batitandukanye yaje namubwira ko karori tuze utari ko kwiga kandi karori byinshi akanseka yakundaga guseka murabizi akanseka ariko kuba murabizi yari umuhanga rero abakorana nabo abagendanye nawe mu bahungu b'ibiti bitewe n'indimi bazi indimi zose zikoreshwa muri iki gihugu kandi azizi neza kandi arabikomora nk'uko mwabibonye niko niyo se yasaga na se yaba imico yaba ubuhanga yaba ubwitonzi yaba kuvuga make ibyo bagakurikira bakavuga make kandi bakamenya guteza bakamenya gukunda kandi muri make bagakurikira ubwo rero karori nagize ikintu gituma kuvuga kuri karori ibyo arimo kuvugira mu mutima ndavuga kuvugira ndavuga kuri karori abantu mwese muri hano muri za karori muri karori abantu bazi ngo asiye nta bana afite karori afite abana karori arabizi karori afite abana ntabwo nari kunanirwa kubivuga kuko njyewe atitwizanye n'aho karori afite abana mukatuyobore ntabwo karori afite ibisa ntabwo afite ibisa asize umugore asize abana hanze basize abana karori afite abana karori akunda abana bakunda abana bacu n'abana be bazamufarira afite abana bo mu nda reka mbabwire ibanga karori yagezaho yifuza ko abana b'ibitare bareka kumwita konto bakamuhamagara mama kabiri mwari mwese mwese imihanda karori agiye afite urugo afite umupaka umukunda umupaka waziranije byiza umupaka wamubereye isoro warabaye muri gikomeye ariko wamubereye isoro ababizi ubundi yamushyize ubundi yamushyize ariko uyu mugore tuyafashe
twabaye umuryango wa gisirikare ndetse tubana n'umuryango mugari w'akarere ka Gasabo. Nk'uko mwabyumvise, amaze gukika ku icumu ry'imihoro y'abamuhigaga, yahise ajya gufatanya n'abandi ku rugamba kurwanya abari mu gukora jenoside. Tukaba rero tumushimira nk'intwari nawe mu bagize uruhare mu guhagarika jenoside. Njyewe rero tujya guhura twahuriye mu Rwerere, kuko ihoze ariko nyine Rwerere, aho bita mu Kinyanzovu, mu kwezi kwa mbere mu 1996, aho yaraje kunsanga muri batayo ya 5, kaza kwinjirana akambwira ko ari umunyezari, nanjye nkamubwira ko ndi umunyarutunga muri Gasabo. Kandi rero icyo gihe kubera ko ibibazo byo kuba dusangiye harimo n'amateka ndetse hari n'ibyo kubohora igihugu cyacu, dore ko twari turi naho hatari horoshye, kubera yuko abasigaye baheruka u Rwanda twarebaga hakurya yacu, hakurya mu Rwerere twabaga turwana n'abasenyezi, ariko Karire akaba intwari nyine, kubera gukunda igihugu. Karire rero yaje twaje gutandukana igihe gitoya, ariko kumenya ko muri batayo ajya gukorera mu Gikota, ajya kubera ubuhanga yari afite, ajya gufasha umuyobozi wabitaga wa PC wa batayo, ajya kumufasha gukora muri ofisi ye. Kenda mu ntera ya 96 nibwo twatangiye urugamba rwo kugarura Abanyarwanda bari barahunze igihugu ndetse no kurwanya umwanzi. Turafatanya kugeza ubwo hari Abanyarwanda twakiye mu ntangiriro z'umugore icyo twita Kongo ya mbere. Iyo Kongo ya mbere irangiye, twaje kubana muri Kigali, aho bita Imusha, nabwo akomeza gukorera muri Gikota akorana na PC wa bataliyani.
tuzi muri icyo gihe nubwo nza kugaruka hano mu kazi kamuranze mu karere ka Gasabo yari umuntu abantu bakundaga baba abayobozi b'ingabo baba bagenzi be tuzi bamukundiraga yuko yari umugabo uzi gutera urwenya uzi gusetsa abantu nubwo twabaga rimwe na rimwe tumuye by'amage bikomeye cyane cyane ko nk'aba ngaba mu rwerere aho twabaga duhanganye n'abacengezi tuzi nyuma y'ibyo byose yaduhaga morale akaba umuntu uzi gusetsa cyane akaba umuntu uzi guha amateka kandi tubona ko yaramurutaga bigaragara ko ari umuntu wareze kandi ufite umuco w'abana b'abantu nyuma twaje gutandukana no kwiga muri kaminuza y'u Rwanda muri 1998 nawe ajya kwiga muri 1999 kuko nawe yashyize amashuri kuko we yakoranyije imanike ajya kwiga mu Rwanda twongeye guhura rero duhurira mu kazi k'akarere ka Gasabo ubwo yatansanzemo muri 2010 mu kwezi kwa gatanu ubwo yashinzwe kuba umwandikirane w'ibirere mu murenge wa Gikomero mu murenge wari ugoranye ariko akemura ibibazo byabo bihari nk'umuntu rwose wari ufite ubumuntu kandi ufite n'aho yanyuze n'uburere yahawe mu muryango mugari wa gisirikare akenshi igiti byabereye mu buryo yagiye akoramo yagiye akora mu murenge byabaga koko iki kibazo byatoranijwe n'umuntu uzashobora gukora ibibazo byabo yakoreye mu Gasyata ni ahantu hatari hose akeneye gukora ibibazo byabo akora Kimironko nyuma yaho akorera Rusororo naho aho hose yakoraga akazi k'irangamimerere ndetse no gushyira zimwe muri gahunda za leta mu bikorwa cyane cyane ibijyanye no gufatanyiriza ikindi avuga ko ibiti Rusororo n'ubereye ubuyobozi muri igihe cy'umurenge nawe yari icyasizwe urumva hano twari twarabaye amatora byamaze twakoze akazi neza ariko noneho tugakora ubuzima bwacu bwa kera ko twabayeho ku gisirikare tugiye noneho twishaka kutubwira kuko ikiro cyacu kigiye wasa kuki n'abana bakajya mbwira abakobwa cyangwa mubwira abakobwa tuya ntabwo nabo nahuye n'ibibazo bikomeye muzashake nabi kuki akandi gasuzuma cyose kuko rero yaje gukora imishinga nk'uko yamushimira kandi umugore mwiza unabereye kandi nawe ashima nk'uko baje kuganira mu gihe cyo kumufasha kuko rero ikintu twabigiraho nk'abantu bicaye kuko iyo ari umuntu uri kwigisha bugufi uri gutega amatwi uri gukemura ibibazo aho bikomeye hose kuko yabaye intwari abakora intwari ubugira kabiri icyo bibazo by'abaturage ariko byambaye bitandukanye kugeza rero umuntu ukomeye uko byaje kurangira agiye kuba gutera imitunga gutera imitungo nawe umuntu waba ukeneye cyane kuko yaba amaze kugera ku rwego rushimishije nawe ukomeye kubera ko yari ategereje umutungo umuntu rero ukora rwose abana bari inshuti tuzi n'intwari ukunda abantu wiyoroshya ukunda makeya kandi n'umunyabwenge abanza bihanganisha umudamu we umuryango inshuti tuzi imana imyiyerekano washaje madamu we yihangane mwese koko Charles yabaga mu miryango myinshi bose kandi bari babahaye umwanya wo kuvuga ariko igihe cyakujyana rero nyuma y'ababanje kuvuga njyewe nta kintu kinini navuga ku ishami gusa Charles njyewe
by'umwihariko ndetse n'abo bantu bose twabanaga muri iyo miryango yose Charles yabagamo, yaba ASG, yaba The Brewers, yaba n'ahandi hose twabanaga, Charles yaradufitiye akamaro kanini. Ntabwo ndivuge ku ruhande rwanjye njyenyine kuko ngewe rwose Charles abantu bose mwari mubizi ko inshuti yanjye magana. Twese iyi niyo nzira tuzanyuramo, ariko nibaza ko iki gihe Charles yagiye ntacyo rwose, ariko gusa kuko atari bwo duhitamo, Imana niyo yihitiramo uwo ishaka, ni ukubyakira tugaceceka tukabyemera tukamusabira ku Mana. Charles rero kumuvuga biragoranye kuko nk'uko yaba Karekezi, yaba Bosco, yaba n'abandi bavuze, ushaka nk'ikintu kibi Charles yakoreye umuntu uwo ari we wese byaruhanye. Muzi ko iyo umuntu yavuye kuri iyi si y'abazima abantu bose bamuvuga neza, bagashakisha utuntu twiza yakoraga. Charles rero ntabwo bose bivuze ari kubishakisha, mwese muzi ko abamumenye mwese yatubaniye neza. Uwamuganye wese yaramufashije, ngira ngo mwese abo dufatanyije kumenya bose ngira ngo ibyo murabizi. Ikibazo cyabaye cyose muri iyo miryango yose twabanyemo na Charles, icyari ngombwa ko gikora ngo ikibazo gikemuke yaragikoze. Charles twamwigiyeho byinshi cyane, twamwigiyeho umutima mwiza, twamwigiyeho mbese ibintu byinshi. Yewe rero ntizimbye mu magambo kuko ibi abambanjije bose babivuze, navuga ngo Charles yari umuntu nyamuntu. Umuntu nyamuntu rero mvuga namwe muramwumva, yari umuntu witabaza igihe cyose ushakiye kandi akagufasha. Nagira ngo rero niyo kwitima amagambo, nabwire gusa ko nongeye kubihanganisha, nihanganisha umuryango we wose, madamu we, kandi nk'uko Charles twese yatubaye hafi, nagira ngo namwe mbasabe mwese ko muri aha inshuti za Charles tuzabe hafi umuryango we na madamu we. Charles rero yewe hari byinshi twavuganaga nk'uko nakundaga kubivuga tutabwiraga abandi. Ubwo rero yewe rwose Charles kugenda kwe sinabifata nk'igihano, ariko rwose mvuga ko neza atari ikigihe yakagendeye, ariko Imana ihitamo ushaka uyu munsi Charles, ejo ni njyewe, ejo buri n'undi. Nongeye rero kurangiza bihanganisha mwese, basaba ngo dusabire Charles ku Mana, Imana imwakire mu mahoro, kandi ko twebwe twemera Imana nizera ntashidikanya ko umunsi w'umuzuko tuzongera tugahora na Charles. Adieu Charles. Ariko hari abatari bazi ngo nihuse amagambo make. Charles twamenyanye 2018 mu ntangiriro, ari nari ngiye kwamamaza muri uwo mwaka. Charles tumenyana ntabwo natinze kumwigaho cyane, ntabwo nabiziho cyane kuko nahise mumenya cyane kubera yuko ari umuntu w'ubwenge cyane. Ibyo nari nkeneye kuba namenya nko nahise mbimenya ako kanya. Ikindi cya kabiri, ibyo nari narasabye Imana, Kritere nari nasabye Imana, ndatekereza ko zose yaranzujuje. Nashakaga umugabo unduta cyane, ntabwo nakundaga umugabo tungana. Kritere zose muri make nari narasabye Imana niyo yazimpaye. Twihuse kuza kubana neza, mu
umugabo w'amagambo makeya, nanjye ngakunda gusetsa cyane, akabikunda. Kugira abantu bagira amagambo makeya bakunda abantu bavuga, amusetsa cyane. Turakomezanya, tukomeza gukundana, muri make twihuse. Mu bintu biri kunkomeza muri jyewe, ubu ntazibana zidakunda amahembe, ndumva muri iyo myaka 2 nta n'umunsi n'umwe icyo kintu kigeze kibaho. Sharire Nshuti akaba umuntu w'umunyakuri cyane ariko agira urukundo rwinshi cyane, akarugaragariza mu bikorwa kuko atagiraga amagambo menshi. Birangoye cyane, ni byinshi muziho byiza cyane, ariko Imana yamwisubije kuko ikunda ijyana bikunze. Ndi gukomeza kuvuga ngo ijyana bikunda, bakiyungukira bakaruhuka imihate y'isi. Ni ukuri iyo ugiye neza, Charles ntawe yaruhishe, arwaye igihe gitoya, Imana imwijyanira kugira ngo atagira abarushya, kubera yuko yakundaga kugora abantu. Kuko babivuze, nta magambo menshi, ntabwo yajyaga akunda kuvuga ikintu kimubabaje. Ntekereza ko n'umuryango we bajyaga bamwibazaho cyane, bagategera iki, ariko ibintu byose n'ibyamubabazaga yarenzagaho, ubuzima bugakomeza. N'uwamubabaje ntabwo yabimwerekaga, kandi ntabwo yerekaga gukora icyo yagombaga gukora. Ubu tugeze mu bihe bya nyuma rero, ikintu cyantangaje nicyo nshaka kuvugaho. Charles twabanye ari umugatolika, ngiye ni umurokore. Ikintu cyantangaje nasanze andusha umutima mwiza, mbese tunabivuga. Byatumye bitangora rero mu guhuza rero ibyacu. Abatari babizi rero nababaye cyane. Hari umukecuru twasenganaga mu minsi ya nyuma, kuva ku mwaka washize, guma mu rugwisha. Uwo mukecuru nawe arwaye korona, yagombaga kuza. Niwe wari kubatangaza mu bya Charles. Ndabizi neza ko Charles yagiye mu ijuru, niba mutari munabizi. Charles yariteguye igihe gihagije. Uwo mukecuru ko bamenyanye, ni njyewe wamushyiriye, twari dusanzwe tuziranye, arambwira ati wanjyanyeyo. Tugezeyo yari umukecuru w'umukozi w'Imana, bakajya dusengana, nawe atangira gutyo. Charles ari ikintu batavuze, yakundaga kuririmba cyane. Ubu rero noneho ntabwo yaririmbaga izindi ndirimbo, sinzi, yaririmbaga indirimbo zo mu gitabo. Bavuze ko yigaga muri Saint-Andre, naje kumubaza isi indirimbo zo mu gitabo wazimenye gutya. Ambwira ko yazimenyeye Saint-Andre zose yari azizi. Njye nizo ntari nzi yanyigishije, yatwigishije n'uwo mukecuru. Ariko cyane cyane ubazi indirimbo zo mu gitabo, indirimbo y'I154 niko ntekereza. Ngo nishimiye ko data wa twese ahunda. Umuntu wese uzajya yigeraho ajye yibuka Charles. Yayidusubishagamo nk'inshuro 5. Charles iminsi ya nyuma, nubwo ngiye ntabibonaga, yariteguye pe, yariteguye cyane, ariko yariteguye kugira n'ibyo yambwiraga nkikanga. Rero numva nta byinshi byo kuvuga. Icyo nshimira Imana nuko agiye mu ijuru. Byabanje kungora, numva ko adashobora kugenda, ariko hari ukuntu Imana iguhumuriza ikagukomeza. Uracyari izindi, iragukomeza, ubuzima bugakomeza. Wasubira inyuma ugasanga mwarabanye neza, wasubira inyuma ukabaza ko agiye mu ijuru ukanezerwa. Muhumure,
ndagira ngo nshimire abadutabaye yaba umuntu yabonaga yari kunezerwa mwabaye hafi cyane mu hafi y'umuryango cyane ndashimira umuryango wanjye wacu ndashimira aho nashatse ukuri mwatubaye hafi cyane duherekeje umuntu wacu neza nk'uko bivuze hagaragaye umuryango Goreti avukamo umuryango mugari ndagira ngo mbanze nshimire umuryango Goreti yashatsemo kuva ibyo byago bibaye ntabwo bihereranye bahise batumenyesha baduha umwanya ukwiye bafatanya kugira ngo tubashe guherekeza shanze inshuti umuryango urashimye cyane ndashimira nanone umuryango wacu wakoze uko bishoboka ko bashoboye kugira ngo babe hafi ya Goreti kandi nizeza Goreti yuko umuryango uzakomeza kuba hafi uko bishoboka kose nta humure nta magambo yo kwihanganisha mu gihe nk'iki ngiki yaboneka ariko hamwe n'Imana asenga yizera turizera yuko azabona igisubizo rero nshuti bavandimwe mu gihe nk'iki icyo gihe tuboneramo inshuti na nshuti tuba tuboneramo ubuvandimwe buri wese tukaba aricyo cyatumye tuvuga ngo mwese uko muri aha uko mwihanganye mukaba mwaretse ibikorwa byose bindi turabashimira ntabwo nza kwizimba amagambo ko ijambo rikuru riravuga n'umuryango turabashimiye ubufatanye n'ubwitange mwagize murakoze sinzi ko mwese mwumva kuko namaze mbona hari ibibazo bavuga ngo ndi umukuru w'umuryango ariko ntari kuba byo iyo twari turi n'abantu bangahe umuryango wacu urimo urashira ahubwo navuga ko ubwo nakwita iki nakwita uhagarariye icyari ku muryango wacu amagambo meza yavuzwe pe nagira ngo rero ibintu bavuze kuri Karoli nibyo aduhesheje ishema n'icyubahiro bake bo mu muryango wacu tukiriho ni ikintu cyankoze ku mutima kuko ziriya ngeso nziza cyenda zizi ndakuze ni umuco w'iwacu ni byinshi dushobora kwandika igitabo kinini cyane ku mibanire y'iwacu n'abaturanyi n'inshuti n'abagenzi twari dutuye ku nzira hariya hitwa i Rubingo muri Jari ni inzira rero yanyurwagamo n'abantu bitwa abakiga ni abantu babaga baraje guhaha i Kigali gushaka amafaranga bazanye ibikwembe bazanye ibikwasi bazanye ukuntu bakirwaga iwacu ubwo nahereye ku bakiga bari abantu batoya bari abantu batoya ukuntu iwacu bitaga ku bakene
ukuntu bakiraga abantu, ukuntu numvise muvuga Karoli, ukuntu yakoze akazi neza, ukuntu yakiraga abaturage. Karoli yaramaze rwose no kwiyubaka, yaramaze no kwiyubaka. Ibyinshi byavuzwe ntabwo nabitindaho, reka mpite mbashimira kuri icyo cyubahiro mwaduteye, mwadutabaye, mwakoze. Ntabwo navuga ngo namwe bizabashyikire tuzabatabara, ariko bizaba uko byagenda kose. Ni ibyago, sinzi ko tuzashobora kubakorera nk'uko mwadukoreye, ariko tuzagerageza. Numva nta kindi nakongeraho, reka mbabwire dusa naho dusoza, kuko urebye abantu badutabaye uko bangana no muri ibi bihe turimo, ni abantu benshi cyane, birerekana ko Karoli yabanye neza. Hanyuma rero hari benshi batashoboye kugera hariya hepfo mu irimbi. Nagira ngo mbereke umwana witwa Chris Karekezi, ari hehe? Ngwino hano. Uyu mwana rero Karoli yari nyirarume. Uyu mwana niwe wamushyinguye. Bafite amazina babyita menshi, ariko njye nahisemo kuvuga ko ari we washyinguye nyirarume. Mu muco wa Kinyarwanda rero, umwana washyinguye umubyeyi bamuhima. None rero umuryango wacu uguhaye inka. Hari umuntu wambwiye ati niyo batabonye inka bamuha umurima, bamuha amafaranga, twe tuzaguha inka. Ibyo by'imirima ntibirimo, usanga ufite imirima iwacu. Muri gato atari byo, nubwo tuzaguha inka isubire mu cyicaro cyawe. Ikindi nacyo sinzi nihuse, ntabwo byaba ari byo ntashimiye abantu bitwa abaganga bitaye kuri Charles, ndetse nayo buriya yadufashije cyane, nawe ni ukuyishimira. Abakozi bo kuri bya bitaro bishyashya by'i Nyamirambo baradufashije. Abakozi b'i Kanombe mu bitaro bya gisirikare baradufashije. Nk'uko babivuze, mbisubiremo, hari umuganga witwa Jules, yewe ubu twaranamenyanye, nzamushimira nitwo byakubonana, kuko nta bundi buryo ntiyagera hano bagira akazi kenshi. Hanyuma ikindi ni iki, na Goreti yashimiye abantu bagiye bamuba hafi muri iki gihe. Abandi bantu ubundi nanga gukora lisite, kuko iyo ukoze lisite ugira abo wibagirwa. Mbivugiye rero hamwe, muri rusange abantu bose mwadufashije, mwagize neza. N'ubu kandi biraboneka, ariko muzi aho mwahereye mu gitondo kugeza muri uyu mwanya mukiri hano.
mwitanze bihagije. None rero uyu munsi wo gushyingura ni nawo munsi wo kurangiza ikiriyo. Iminsi twemererwa n'umuco yageze uyu munsi, ubu dukuye n'ikiriyo. ariko nk'uko babibabwiye Goreti ntazicwe n'irungu, nubona akanya mujye mukubitirayo murebe uko yaramutse cyangwa se uko yiriwe. Ahasigaye sinzi ko hari icyo nibagiwe, waba afite icyo anyibutse, ariko ndongeye ndabashimiye, mwakoze, mwatweretse ko umuryango wacu ari imfura, ari intwari. Mwakoze. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nyagasani Yesu nabane namwe. Dusabe. Nyagasani Mana yacu, kuko uyu munsi wateguwe, gahunda y'uno munsi tuyishoboye aha ngaha, ariko kandi gahunda niwe uyipanze. None turagushimiye ko bipanze neza n'ibyo twabitsemo byose. Turagushimiye ko banye natwe muri ibi bihe bitari byoroshye, ariko kandi ni wowe mugenga w'ibihe, ni wowe mugenga w'ubuzima bwacu. N'ubu turakwiragije ngo bakomeze turengera tugere mu miryango yacu, mu ngo zacu, nta nkomyi, nta mpanuka, maze wowe umuyobozi w'ubuzima bwacu utuce imbere uturengere. Natwe tukwemereye kugukorera ubutitsa no gukoranira ibihe byose, kugira ngo nawe tuzagire mu ngoma yawe, dusangire umurage unashite isharire. Reka bo bose dushima ko bazakugaragira bakagukorera ubuziraherezo. Tubisabye kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Nyagasani Yesu nabane namwe. Ishara byose n'abamugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mugire igoroba cyiza.